Ikaze Flight Official. Ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze wowe tubana umunsi ku wundi. Warakoze cyane gukanda subscribe. Imana iguha umugisha ndetse ikomeze ibane nawe mu byo ukora byose ndetse no mu byo wirirwamo byose. Ndagira ngo rero mubwire hano umukobwa uva yitega amatwi ndetse nawe musore mwese muze mutega amatwi kugira ngo wowe mukobwa umenye ukuntu uzitwara ku musore mukundana ndetse umenye n'impamvu ubengwa buri munsi cyangwa se bakutera indobo buri munsi. Kandi nawe musore wumve neza umukobwa wawe, wumve neza umukobwa ugushaka. Abasore rero nabo barakangutse muri iki gihe, ntabwo bagisinziriye cyane. Ubu gahunda ni manguhe. Impamvu rero zituma umusore nawe agusuzugura, mukobwa vayo nze kubwire impamvu zishobora gutuma umukobwa agusuzugura. Impamvu zishobora gutuma umusore agusuzugura wowe mukobwa, vayo nzi kubwire tugira ngo tubane neza. Kanda subscribe ndetse ukande no kuri like niba utarayibikandaho, maze dukomeze. Umukobwa ndagira ngo unkurikire akantu ku kandi kugira ngo umenye impamvu usuzugurwa n'umusore mukundana, cyangwa se umusore ugerageje kugutereta ugasanga aragusuzugura. Nukurikirana iyi video umukobwa ntabwo uzongera gusuzugurwa n'umusore uwo ari we wese, cyangwa se umusore ubonetse wese ntabwo azongera kugusuzugura. Mu busanzwe rero muri kamere y'abagabo se cyangwa abasore ntabwo biyiziho gusuzugura abakunzi babo ku buryo bigaragarira buri muntu wese. Gusa rero hari ibintu bikunze gutera abasore cyangwa se abagabo gusuzugura abakunzi babo iyo bari mu rukundo se cyangwa iyo bari muri relationship hamwe n'abantu bakundana. Gusuzugura rero ni igihe umuntu akoze ibintu bibabaza undi muntu ariko bitabaye kubw'impanuka, ahubwo bikozwe ku bushake. Icyo gihe burya biba byiswe gusuzugura. Icyo gihe waba wasuzuguye mugenzi wawe. Iyo umusore yasuzuguye umukobwa rero, cyangwa umugabo yasuzuguye umugore we mu buryo bwitwa agasuzuguro, bigira ingaruka zikomeye cyane cyane ku mubano wabo. Urukundo rero rw'abasore n'inkumi ruba ruryoshye mu gihe rutarimo intonganya nyinshi. Gusa hari ubwo bigenda bihinduka buhoro buhoro, cyane cyane iyo umwe mu bakundana atangiye gufata mugenzi we nk'aho ntacyo avuze imbere ye akamwubahuka. Urumva ko ibyo ni ibintu bigenda bisubiza urukundo rwanyu. Mu rukundo rwanyu uko rwaba ruryoshye uko ariko kose, iyo hatajemo kubahana, urukundo rurashonga rukarangira rukamera nka bombo rwose rugashira burundu. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ivayo kugira ngo tujyane, kugira ngo wumve neza kandi usobanukirwe. Dongeye kukubwira impamvu umusore ashobora kugusuzugura wowe mukobwa kandi mukundana kandi ari we shiri wawe. Wowe mukobwa rero dore ikintu gituma umuhungu agusuzugura: kwifuza ibintu mwese mufite ubushobozi. Wowe mukobwa, kuki wifuza ibintu ufite ubushobozi? Kuki wumva washyira umusore ku nkeke ngo cakike kandi nawe ufite ubushobozi bwo kukibonera? Burya umuntu wese uri mu rukundo hari ubushobozi aba afite n'ibyifuzo yifuza ku hazaza mu buzima bwawe. Buri mugabo wese arota ubuzima bwiza n'umuryango akomokamo, cyane cyane uzamukomokaho. Gusa abakobwa bamwe na bamwe barota ubuzima bwiza batabonye aho bakomoka se, cyangwa bagendeye ku byo babona ahandi, harimo ku mbuga nkoranyambaga zigiye gusaza abantu benshi muri iyi minsi. Igihe rero umusore wese yumva ko ari mu nzozi z'ibyo yananiwe kugeraho, cyangwa se wowe udafite, ugashaka ko cyangwa se agushishikariza kuko abona mu ishusho y'uwamwanga, igihe wabibonye ku bandi bafite akaba yagusuzugura. Hari igihe uzawubwira ibintu umutipe, ukamubwira ibintu n'ibi bikarangira agize bikarangira bagusuzuguye. Wowe mukobwa rero gabanya kwifuza ibintu ku musore ufite ubushobozi, cyangwa se mwese mufitiye ubushobozi, kugira ngo wumve ko ibyo bintu abigukorera. Ntabwo ari itegeko kugira ngo gukorere buri kimwe umwifuzaho. Yego nubwo afite ubushobozi, ariko ubwo bushobozi afite hari ibindi biri imbere ye, hari ibindi biri mu ntego ze. Wowe rero banza utekereze neza ku byo umusaba, ku byo umwaka ndetse n'uburyo bimwakamo. Ibyo bizatumwa kubaha kandi ntabwo azigera akubahuka. Ikindi kintu rero ugomba kumenya mukobwa, kubura ubushobozi bwo kwitekerezaho.
iki kintu uracyumvishe neza, kubura ubushobozi bwo kwitekerezaho. Mu busanzwe abasore bakunda icyubahiro, akifuza umukunzi umukora ku mutima, byaba byiza akazamuviramo umugore amwifuzamo. Igihe cyose rero umusore yumva ibitekerezo by'umukobwa akabona bitagera kure igihe adahari, atangira kwibaza ahazaza igihe azaba yarabaye umugore we, bikamutera gushidikanya cyangwa se bikamutera kumushidikanyaho. Ubusanzwe rero igitsina gabo bavuga ko gukunda ba nyina cyangwa kubaha abagore muri rusange ndetse bakubaha cyane, ariko ibyatuma basuzugurwa bikaba ikibazo gikomeye cyane. Burya abagabo bose aho bava bakagera bakunda kubaha abagore, ariko iyo umugore iyo watangiye gusuzugura umugabo, wa mugabo ntabwo aba akikubashye, icyubahiro yagombaga rwose n'urukundo yagukundaga bigeraho bikarangira burundu. Ikindi rero kintu ugomba kumenya mukobwa, guhora umushyiraho igitutu cyo kumuha amafaranga. Umukobwa ntabwo uzigera ubona umusore ugukunda bya nyabyo, ntabwo uzigera ubona umusore ukubaha umuhozaho igitutu cyo kuguha amafaranga, tinyeneye ibi, oya, ntabwo icyo ngicyo aricyo cyerekana ko uzakundwa se cyangwa ibyo bintu uzabicikeho burundu. Gusaba umuhungu amafaranga buri munsi, niba ushaka ko uwo muntu azakuviramo umugabo, niba ushaka ko uwo muntu azakubaha, reka guhora umusaba amafaranga buri munsi. Kujya mu rukundo n'umukobwa ntabwo bivuze ko se cyangwa ntabwo bisobanuye ko ufashe inshingano yo kumukemurira ibibazo byose bisaba amafaranga, nawe yananiwe gukemura ibibazo bye. Umukobwa, umusore mukundana ntabwo ari so ngo aje kukurera. Icyo ngicyo uba ugomba kukimenya cyane. Ntabwo bisobanuye ko azajya guha buri mafaranga yose ukeneye mu gukemura ibyawe. Of course urukundo rubamo kwita ku muntu, urukundo rubamo gufasha, urukundo yego nawe mafaranga yayaguha, ariko se yaguhaye bigenze bite? Niba umuhoza ku nkeke ngo ukeneye amafaranga, uwo musore azakubaha gute? Reka byibuze abikore abyibwirije, sibyo? Mwubahe, azabikora abyibwirije. Ntabwo ari ngombwa ko uhora utakira umusore umwaka amafaranga buri munsi. Bigabanye niba ukeneye urukundo. Abasore bamwe bavuga ko bumva basuzuguwe iyo umukobwa yifashisha urukundo nk'urusobe rwo kwikemurira ibibazo byabo, aho gukundana bizavamo umubano, aho gukundana bivamo umubano ufatanye. Ibi bikurura agasuzuguro gaherekejwe no kutumva akamaro k'uwo umukobwa mu buzima bw'umusore. Ibi rero biri mu bisaza umusore ndetse bikamuguhuza rwose, agatangira kukubahuka, agatangira kugusuzugura. Igitsina gabo rero burya aho kiva kikagera kigira inama zivuye ku bagore cyangwa se abakunzi babo. Burya niba uri n'umukobwa ufite umuhungu mukundana, niba ukeneye ko umuhungu agukunda, burya umugira inama rimwe na rimwe, umubwira ati ariko nanone hari abantu badakunda kugirwa inama. Nyine niyo mpamvu uzabanza kumenya umukunzi wawe se akunda kugirwa inama, umugire inama igihe bishoboka, kandi ntabwo ari ngombwa ngo azabikubwire, ahubwo wowe mu gihe ubona ko bikenewe uba ugomba kubikora. Abakwifuza rero mu isura yamufasha kuba yaba ameze neza, kuba utamubera ineshamutwe cyangwa se kuba utatuma ari umuntu uta umutwe kubera wowe. Igihe cyose rero umutera gutekereza ko cyangwa se igihe cyose umutera gutekereza aho kumugabanyiriza intekerezo ngo atuze, akabona ibibazo, agasuzuguro, cyangwa se akagenda akwikuramo buhoro buhoro bikarangira akwanze burundu. Wowe mukobwa rero, menya umuhungu mukundana icyo ari cyo, ndetse umenye icyo akeneye, ndetse umenye n'icyo ashaka kugira ngo ubashe kumukunda. Kandi wowe mukobwa, niba umuhungu utamwubaha azagusuzugura rwose, niba umuhungu utamwumva azagusuzugura rwose, ndetse gerageza kumwubahisha mu bandi kugira ngo ubashe kugira urukundo rwiza, kugira ngo ubashe kubena neza mu rukundo. We mukobwa rero, cyakoze ikindi kintu nakubwira kugira ngo umusore mukundana azagukunda ibya nyabyo,
uzamwubahe, sibyo? Aka ni akantu mba nkongereyeho kugira ngo ubanze ukamenye nako burya kubaha umusore mukundana, kubaha umuhungu ukunda ni ikintu gishobora gutuma umuhungu agukunda byikubye. Buriya abagore hari imbaraga mufite muri mwebwe ariko mutazi ko izo mbaraga muzifite. Bamwe barabizi ndetse abandi ntibabizi. Abagore nibo bantu bagiye bakora ibitendo bikomeye cyane muri iyi si y'abazima, nibo bagiye bahanura abagabo bakomeye cyane muri iyi si y'abazima, ariko ibyo bishobora umugore ufite ubwenge, ibyo bishobora wa mugore cyangwa se wa mukobwa w'umuhanga ku rwego rwo hejuru. Ntabwo umukobwa uhubuka, ntabwo umukobwa ugira umujinya, umukobwa udatekereza ku byo agiye gukora, ntabwo azigera akururwa n'umugabo cyangwa se amarangamutima cyangwa se ngo yigarurire umutima w'umugabo. Umukobwa niba ushaka kwigarura umutima w'umugabo, ca bugufi kandi wubahe umugabo wawe cyangwa se wibahe umusore, wubahe umukunzi wawe. Ibyo bizatuma akuzira kandi izo keyo ukeneye ko agukorera, ayo mafaranga ukeneye ko aguhereza, nawe uyafite wayamuha. Ntabwo ari itegeko ko mu rukundo haba umuntu umwe wita ku wundi, oya, ahubwo mu rukundo mwese mwitanaho, umwe agakuyarenga mugenzi we. Keyo ukeneye n'undi arazikeneye kugira ngo mugire ubudasa mu rukundo rwanyu. Mbifurije rero gukundana urukundo ruzira uburyarya, mbifurije gukundana urukundo rurimo byiza byinshi, ndetse mbifurije gukundana urukundo rwiza ruzabageza imbere, maze ari abashakanye bagakomeza bakabana neza, ndetse n'abitegura gushakana nabo bakazashakana neza. Ndagushimiye cyane rero we twatangirana iyi video. Niba utarakoze subscribe, wakora subscribe kugira ngo tukugezeho video yindi y'ubutaha kandi uhite uyibona. Watwandikira igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tumenye izindi nkuru tukubwira cyangwa se ikindi wifuza twakubwiraho, wakitwandikira muri comment maze nacyo tukazikubwiraho. Urakoze cyane.